Turongeye turabasuhuje. Shalom shalom, mumeze neza abakunzi ba Irasohoza TV, shene nziza y'ivugabutumwa, shene nziza y'umurimo w'Imana, shene nziza y'amasengesho. Ubundi ahangaha niho nyine tujya tunezererwa, tugasenga Imana, tukiyunga n'Imana, tukumva n'ijambo ry'Imana, kandi tukumva harimo ibiganiro bidufasha gukomera, gusobanukirwa icyo Imana idushakaho. Njyewe nitwa Prophet Rukundo Emmanuel, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha w'Imana ube kuri mwebwe, kandi ineza y'Imana ibe kuri mwe cyane. Munyemerere twiragize Imana, ubundi twumve amagambo meza, ijambo ry'ubuhanuzi Imana izaniye abanyarwanda, izaniye abadiaspora, izaniye buri muntu wese uduteze amatwi wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Turasenze. Imana Data wa twese uri mu ijuru, waraturinze, waturwaniriye, twahuye na byinshi bikomeye byagombaga kuduhitana, byagombaga kuturangiza, byagombaga gutuma amazina yacu yibagirana, ariko uduhagararaho. Twahuye na byinshi byagombaga kutwica, ariko wowe uduhagararaho. Turagushimiye cyane, turagushimiye cyane, turagushimiye cyane, kuko wakoze ibikomeye birenze twebwe ubwacu tutabasha kumenya. Nimera rero aya magambo tugiye gutambutsa hano, kandi abashe kugira icyo akomezaho umuntu, kandi abashe kubahindura, abashe kubegereza ubuntu bwawe n'urukundo bwawe, bikomeze bibane natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ndabasuhuje kandi nanone mbaha ikaze. Mboneraho gukomeza abanyarwanda bose aho bari muri iki gihe turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 ku nshuro ya 31. Rero dukomere kandi dukomeze twibuka, tuniyubaka mu gihe nk'iki. Abantu benshi imitima yabo navuga ngo irushye, iremerewe, ifite agahinda, ariko ntabwo dukwiriye guheranwa n'ako gahinda, ahubwo dukwiriye gukomeza twiyubaka, dukomeje gukomeza tunasenga Imana, tuyegera kugira ngo bibashe gutuma tugira umutima ukomeye, kandi bibashe gutuma tugira umutima wo kwegerana n'Imana. Ntabwo dukwiriye gutuma ibyatubayeho biduherana cyangwa duheranwa nabyo, ahubwo twagakwiriyemo gukuramo imbaraga zidushoboza kuvuga ngo ibyabaye ntibizongere kuba. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire, tugire ikiganiro gishingiye kwa rino jambo ry'Imana, ubundi nyuma yaho turanasenga, kandi dusengeye n'abafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Ni ijambo dusanga muri Zaburi ya 86. Iryo jambo Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo nkugezeho wowe uri kutwumva kuri televiziyo ya Irasohoza TV. Haravuga ngo, Zaburi ya 86 guhera ku murongo wa 16 kugeza 17. Haravuga ngo, unkebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Iri ni isengesho ryiza Dawidi yasenze, numva nabwira nawe uri kuntega amatwi, nawe uri kutwumva, numva wabwira Imana, kabwira ngo, Mana ukebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga. Ndasenze kandi ngusengera Imana muri iki gihe turimo, muri iki gihe ushobora kuba uri mu bibazo bikomeye cyangwa biruje umutima wawe, ndatuye ngo Imana ikebuke, ikubabarire, nirangiza iguhe imbaraga,
kuki Dawidi asenze asaba Imana kugira ngo Imana imubabarire? Nuko ubuzima bwe, we yagiraga umutima uca bugufi kandi akagira umutima wegerana n'Imana, akagira umutima uhora asaba Imana kugira ngo imweze, imutunganye. Niba hari ikintu nabonye cyiza kuri iyi si, ni ukugira umutima utunganye, ni ukugira umutima uca bugufi. Abantu benshi muri iki gihe ntabwo bazarimburwa n'ikindi, bazarimburwa n'uko banze kwemera imbabazi, banze gusaba imbabazi, banze kwemera ibyaha. Kuko icyaha kugikora ni kimwe, ushobora gukora icyaha wenda urugero ukiba cyangwa ugasambana cyangwa ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko Imana ikakongera iminsi yo kubaho kugira ngo irebe ko watungana, irebe ko wabireka, umutima wawe ukabyanga ukanangira. Iyo uri umukristo cyangwa uri umuntu wamenye Imana, ushaka kugira ngo wongere wiyunge n'Imana, wemera ayo makosa yawe, ugasaba Imana imbabazi kandi ugahindukira. Igitangaje muri ino minsi, abantu ntabwo bafite umutima wo gusaba imbabazi, ntabwo bafite umutima wo kwegerana n'Imana, ntabwo bafite umutima wo kongera kubwira Imana ngo Mana, twarakosheje, twabigenze nabi, utubabarire. Kandi gusaba imbabazi bya nyabyo ni ukuvuga ngo iki kintu nakoze ntabwo nzongera kugikora, ugafata n'ingamba, ukagendana n'Imana wejejwe kandi utunganye. Ndagira ngo mvugane nawe uri kudutega amatwi muri aka kanya, uri mu bihugu bigiye bitandukanye, uri kutwumva. Uyu munsi Yesu arakubaza ngo, uyu munsi Imana irakubaza ngo, mbese wowe ntabyo wakoze bitanejeje Imana? Ese wowe imyitwarire yawe yanejeje Imana? Ese wowe ibyo uvuga biratunganye? Ese wowe ibyo ukora biratunganye? Ndagira ngo nongere mbwire wowe uri kudutega amatwi, nusanga hari aho wagize gukora ibidashimisha Imana, nusanga hari aho wagize kwitwara nabi, bwira Imana ngo Mana mbabarira, kandi uyibwire uyinginga, ubwire ngo Mana, nanjye ndashaka kugira ngo mu gihe nk'iki unyongerere imbaraga, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Imana yabantumyeho irambwira ngo abantu bose bari kudutega amatwi, bari kutwumva, irashaka ko bongera kwezwa, bongera gutungana, bongera gusaba Imana imbabazi. Kuko hari abantu benshi bahemukiye abantu, bakoze ibibi, bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, banze kwihana. Ariko uyu munsi wa none ukimara kumva ubutumwa, wegera Imana uyisaba imbabazi. Numara kuyisaba imbabazi, nawe yiteguye kugira ngo iguhereze imbaraga. Dawidi nawe agira icyifuzo cyiza, agira isengesho ryiza, abwira Imana ngo Mana, ukebuke umbabarire, uhe umugaragu wawe imbaraga. Ageze ku murongo mwiza wa 17 ushaka kugira ngo tuze kuvugaho cyane tubutindeho, hariho amagambo aremereye, amagambo aryoshye. Ijambo ndimo ndarisoma sinkubeshye, nanezerewe, numva ndushijeho gukunda Imana. Ageze ku murongo wa 17 aravuga ngo Mana, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, ngo kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Yo, mbega inkuru inejeje! Uyu munsi wowe uri kuntega amatwi, muri uku kwezi Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Nari natuye ngo Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ibyo umaze iminsi ubona ntibinejeje, ntabwo binejeje, nako ntabwo binejeje umutima wawe. Umaze iminsi ubona ibyago, umaze iminsi ubona ibibazo, umaze iminsi ubona amakuba, umaze iminsi ubona ibihombo, umaze iminsi ubona ibimenyetso by'uko ugiye gupfa, umaze iminsi ubona ibimenyetso by'uko utazakira, umaze iminsi ubona ibimenyetso by'uko utazigira ugira ikintu ugeraho, umaze iminsi ubona ibimenyetso by'uko nawe iwanyu ujya ubyara ngo abana bakure, umaze iminsi ubona ibimenyetso bibi bibabaza umutima wawe. Ariko uyu munsi wa none ukimara kumvira ijambo, Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi nta yindi mpamvu igiye kubikora, ngo ni ukugira ngo abantu bakwanga, ni ukugira ngo abantu bakugose bakirebe bamware. Dushimiye Uwiteka Imana ugiye kumwaza abagome. Imana igiye kumwaza abaguhagurukiye muri uku kwezi. Uku kwezi turimo kwa 4, Imana yahisemo, yabonye ko ari ngombwa kugira ngo imwaze buri kintu cyose cyari gikeneye kujye ugomba kumwara. Abagutegereje ko bagiye kuwamwara, nibo bagiye kumwara mbere yawe. Abakugose ku buzima bwawe, niba Imana igiye kumwaza. Uwiteka yafashe ingamba kandi arangije arabyemeza, aravuga ngo agiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza
kugira ngo abakugose, aho utuye, aho mugendana, aho mubana bamware, kuko Uwiteka agutabaye akakumara umubabaro. Yo nshuti yanjye, uyu munsi ngufitiye ubutumwa bugeze kuri butatu buremereye wowe uri kunyumva. Icya mbere Imana yambwiye ngo igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Cya kabiri, Imana ije kumwaza abaguhagurukiye muri uku kwezi. Imana ije kumwaza abagusebya. Imana ije kumwaza abavuze ngo ntabwo uzashaka. Imana ije kumwaza abavuze ngo ntabwo uzabyara. Imana ije kumwaza abavuze ngo ntacyo uzigezaho. Ninarangiza ifite umugambi wo kukumara umubabaro. Uwo mubabaro umaranye igihe kirekire. Urashobora ko ufite umubabaro abantu batazi, umubabaro uzwi n'umusego wawe, umubabaro uzwi n'akazi kawe ukora, umubabaro uzwi n'abo mugendana, ariko uyu munsi wa none Uwiteka afite umugambi mwiza wo kukumara umubabaro. Birashoboka ko bitewe n'amateka, bitewe no kubura umuryango, bitewe no kubura inshuti, bitewe no kubura bamwe wakundaga, bitewe no kubura abawe, birashoboka cyane ko muri aka kanya unteze amatwi ufite umubabaro. Uwiteka aravuze ngo akumaze umubabaro, agiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Kandi impamvu Imana ihisemo kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza ni ukugira ngo abanzi bawe, ni ukugira ngo abakugose, ni ukugira ngo abavuze ngo ntacyo uzigezaho bamware. Imana ibihisemo. Wakira iryo jambo ry'ubuhanuzi, uraryakiriye ko ari iryawe, uraryakira, utere hariya nk'ebyiri muri komantere uvuge ngo nakiriye ikimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi. Ndashaka kubyandika nturambirwe. Nushaka kubyandika inshuro 3 uvuge ati nakira ikimenyetso cy'ibyiza. Kandi uko ugiye kubyandika urahura nacyo. Ndumva umwuka wera ndiho. Urahura n'icyo kimenyetso cy'ibyiza muri uku kwezi. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza ku muryango wawe. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza aho ngaho usengera. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza aho ngaho utuye. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza ku muryango wawe, ku bana bawe. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza mu muryango wawe. Ugiye gura n'ikimenyetso cy'ibyiza mu kazi kawe ka buri munsi, kubera ko Uwiteka agutabaye akakumara umubabaro. Ntabwo nzi ibyo umaze iminsi urwana nabyo uko bimeze. Ntabwo wenda njye nasobanukirwa urugamba uhagazemo muri iki gihe, ariko birashoboka ko umaze kumvira ijambo hari icyifuzo cyiza ugize, ukavuga uti nanjye ndashaka ko imbabazi z'Imana zambonekaho. Narakosheje, nakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Birashoboka ko utekereje ko uvuga uti umva Mana, nanjye ndashaka ko muri uku kwezi wanyereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ntabwo nzi ibyo umaze iminsi igihe kirekire urwana nabyo uko bingana, ariko ndaje kugira ngo usengere, mwatureho umugisha w'Imana, nawe wizere ko hari ikimenyetso cy'ibyiza ugiye kubona. Birashoboka ko urwaye, birashoboka ko ufite ibibazo bitandukanye, birashoboka ko umaze igihe kirekire ukora bikanga, birashoboka ko ufite inyatsi yakuzengereje, birashoboka ko ufite ibibazo biremereye. Uyu munsi ntiwongere kwiheba. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi bawe bamware, bakorwe n'isoni, kubera ko Uwiteka gutabaye akakumara umubabaro. Imana ikumaze umubabaro muri uku kwezi. Imana ikumaze umubabaro ku buzima bwawe. Imana ikumaze umubabaro aho ngaho utuye. Imana igiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Bigiye kumenyekana ko wasenze Imana, bigiye kumenyekana ko wabanye n'Imana, bigiye kumenyekana ko wegereye Imana, bigiye kumenyekana ko wizeye itabeshya, bigiye kumenyekana ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Hari abantu Imana imaze umubabaro, bamaze igihe kirekire barwaye, Imana irabakijije. Hari abantu Imana imaze umubabaro, bamaze igihe kirekire nta kazi bafite, Uwiteka agiye kubaha akazi. Hari abantu Imana igiye kwereka ikimenyetso cy'ibyiza, bamaze igihe kirekire bashonje, Imana ihaye ibyo kurya. Hari abantu Uwiteka amaze umubabaro, bamaze igihe kirekire bafite ikibazo cyo kubona ibyangombwa mu bihugu bagiye batuyemo, bashaka ubwenegihugu, Imana igiye guhereza ubutabazi. Hari abantu banteze amatwi bafite ikibazo cy'uko rwose nta kazi, bafite ibihombo, amakampani yabo yasubiye inyuma. Uwiteka agiye kubereka ikimenyetso cy'ibyiza. Uwiteka agiye kubereka ikimenyetso cy'ibyiza. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Uwiteka aje kubereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi aje kubikora vuba. Ibintu Imana igiye gukora si ibintu bya kera, ni ibintu Uwiteka agiye gukora vuba, kuko yabonye ko ari ngombwa. Imana ishimwe. Imana yabonye ko ari ngombwa, kuko abantu bari bakugoze bashaka kugira ngo umware. Abantu mwari muri kumwe bashaka kugira ngo umware. Abantu mwari muturanye bashaka kugira ngo umware. Ndagira ngo usengere Imana, ndagira ngo usengere Imana, kandi wizere ko Uwiteka agiye gukora ibintu biremereye. Mana Data wa twese uri mu ijuru, hari abanteze amatwi bamaze igihe kirekire babona ibimenyetso by'urupfu. Hari amaze igihe kirekire babona ibimenyetso byo guhomba.
hari amaze igihe kirekire abona ibimenyetso by'uko batazigera bagera kure, hari amaze igihe kirekire abona ibimenyetso by'ibyaha gusa, hari amaze igihe kirekire babona ibimenyetso byo gusubira inyuma, hari amaze igihe kirekire abona ibimenyetso by'uko ubuzima bwabo bugiye kurangira, hari amaze igihe kirekire abona ibimenyetso byo guhomba, ariko bakimara kudutega amatwi muri aya masengesho babona ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ishimwe, babona ikimenyetso cy'ibyiza. Ndabahesha kwakira ikimenyetso cy'ibyiza. Abasore n'abakobwa amaze igihe kirekire babona ibimenyetso byo kubengwa, amaze igihe kirekire babona ibimenyetso byo kurangira, hari amaze igihe kirekire babona ibimenyetso by'uko nta neza y'Imana yaza kuri bo, ariko ndabasengeye mu butware mpabwa n'Uwiteka bakira ikimenyetso cy'ibyiza. Uwiteka abamara umubabaro, Uwiteka akumaza umubabaro, Uwiteka akumaza umubabaro, Uwiteka akumaza umubabaro, akweretse ikimenyetso cy'ibyiza. Ukimara kudutega amatwi wakire umugisha w'Imana, kandi imbabazi z'Imana zongere zigaragare ku muntu wese uteze amatwi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikwagure, Imana ikugirire neza, ngufitiye inkuru nziza. Imana ije kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Ku mpamvu Imana yafashe umwanzuro ni ukugira ngo imwaze aba bantu bafite ivuze, bafite iminwa miremire nk'iy'umununi, bakurwanya, bakagusebya, bakabona yuko nta cyiza cyakugeraho. Imana ifashe umwanzuro kugira ngo ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kandi Imana ifashe umwanzuro kugira ngo imwaze abaguhagurukiye muri uko kwezi. Umwuka wose urimo uraguhagurukira muri iki gihe, Imana ije kuwumwaza, ije kwerekana ubutabazi kuri wowe. Yesu aratsinze ku muryango wawe, Yesu aratsinze mu nshuti zawe, Yesu aratsinze ku byo wasenze uyisaba. Niwakire kugirirwa neza n'Imana. Imana ikugire neza cyane, Imana ikwiteho. Ndagukunda cyane. Mwari kumwe na Prophet Rukundo Emmanuel. Haleluya.